ariko mu cyumweru kabiri bishize niba tariki imwe sinzi ngira ngo pastor aribuka twarisharanye muri ofisi yanje ndamubwira nti witegura mu ijoro ryo ku itariki ya 25 ishira 26 mu kwezi kwa gatatu 2005 twari turyamye twembi mu cyumba. Hari association yitwaga Isoko y'Ubugingo yakoreraga hano en face neza ya Foursquare. Turaryama nk'ibisanzwe twarararanye imyaka yose, mudama taraza haba n'ubu iyo twagiye mu masengesho turarara. Iryo joro urumva hashize imyaka 20 ngo habe mu rukerera arabyutse arambwira ngo ararose ngo abona umuntu araje aramubwira ngo ku mwaka wa 30 bana n'uyu mudamu wa azitaba Imana. Urumva bashakanye 95 imyaka 30 yuzuye mu mwaka. Murakoze abantu barahumurizanya kandi ni ingenzi. Ndashima Imana ku uyu munsi ndi hano. Namenye amakuru ko Mama Mutoni yitavye Imana ndi mu kibuga cy'indege ahantu ngomba gufata indege ngenda. Aho niho nahinduriye gahunda yo kugaruka, nari kuza mu cyumweru gitaha. Shima Imana yabanye nanje aba nagarutse uyu munsi nibwo nahageze mu gitondo, kandi Imana ikaba yarabikoze neza. Imana yabikoze neza ku buryo naje azamuherekeza mu bazamuherekeza. Uyu muryango twarabanye, abantu batuye Kimironko barabizi, nubwo ndi inshuti ya Gospel Assembly Church, ariko by'umwihariko Reverend Mbonigaba ni inshuti, ni nawe pare wanjye. Tuziranyeho ibintu byinshi, ariko ndavuga ibintu bitatu kuri uyu mudamu, uyu mubyeyi witavye Imana. Mbere y'uko aza mu Rwanda twabanaga na pasiteri. Mu ijoro ryo ku itariki ya 25 ishira 26 mu kwezi kwa gatatu 2005 twari turyamye twembi mu cyumba. Hari association yitwaga Isoko y'Ubugingo yakoreraga hano en face neza ya Foursquare. Turaryama nk'ibisanzwe twarararanye imyaka yose, mudama taraza haba n'ubu iyo twagiye mu masengesho turarara. Iryo joro urumva hashize imyaka 20 ngo habe mu rukerera arabyutse arambwira ngo ararose ngo abona umuntu araje aramubwira ngo ku mwaka wa 30 bana n'uyu mudamu wa azitaba Imana. Urumva bashakanye 95 imyaka 30 yuzuye mu mwaka. Noneho turabisengera, ariko bidakabije, bidakanganye mu by'ukuri, tujya kubeshya twumva ntibishoboka. Twumva ngenda namubwira nti nizo zisanzwe byamusizi. Ejo bundi ngo arware, ikintu cya mbere cyanjemo ni kubera ko hari ukuntu byahoraga binyuramo, havuga si ikintu. Impamvu mbivuze
ni ukugira ngo abantu baraha rimwe na rimwe Imana nizajya ivugana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mujye muba maso musenga Imana. Nubwo gusenga bitahindura icyo Imana yagambiriye, kandi kuvuga ngo ntitwasenza arwaye. Urugendo rw'uyu mubyeyi rwari ruzwi mbere y'imyaka 20. Icya kabiri, ndavuga hejuru y'imirimo yakoreye ikanisa. Abashumba baraha barabizi ko amasano y'umubiri atagira imbaraga iyo umuntu ari umushumba nyakuri. Amasano y'umubiri nta mbaraga agira. Kandi imvune z'uyu mubyeyi yavunikiye itorero, ntabwo nagaza nzumva naje taraho umushumba. Aho nabereye umushumba kabona imvune, kabona ibibazo biba mu matorero, nibwo numvise imvune z'uyu mubyeyi. Yabayeho ubuzima, ibintu byose, itorero ryose riba mu ibikoresho, byaba ibyuma byo gucurangisha, byaba ibikoresho by'ameza, byaba ibikoresho byo kugaburira abashyitsi n'abashyitsi bagomba kurya, byose byabaga mu. Kandi abamama bazageragezwa henshi kuko natwe tugeragezwa henshi, ariko umudamu uzobona atagira ijambo ku buryo ngo avugire ibiryo ni bake. Yo kugaburira iminsi 3, yo kugaburira umunsi umwe umunsi ugataha, ariko akangiringiri mu rugo, abantu bazunguruka, imyaka 10 igashira, 20 igashira, nta jambo urumva avuga hejuru y'uburyo ku bantu bazenguruka mu rugo. Icyo kintu cya ni memoire mu buzima. Ikindi muvugaho nuko twabanye, ntiwovuga ngo nta bibazo byabagaho. Twanabanye mu by'ukuri n'ubuzima butarafatika, kimirongo bigoye, nta bushobozi bafite mu rugo rwa pasiteri, ariko ni umuntu wari uzi gufata amarangamutima ye, ntiwubona uburakari bwe, ntiwukumva ijambo rye. Imyaka 20 tumaranye hano Kimironko, dusangira hafi ya byose, nta munsi n'umwe uyu mubyeyi yigeze avuga ijambo ngo numve rinyuze mu matwi. Nta n'umunsi yakoze attitude, kuko abantu tubana barazi ko nubwo ngira itegeko yanisha, ariko ikintu cyitwa kwitegereza Imana arakimbara. Nta attitude n'imwe yagaragaje ngo akore geste wovuga ngo yari geste y'agasuzuguro, yo kurakara, yo kwitotomba. Yarakoze agakorana umutima wose, kandi akihangana, akarinda amarangamutima yakayakomeza. Mu burwayi bwe ntibwatinze, arwaye mu minsi mikeya. Mu by'ukuri ndashima Imana ko twagerageje guhagarara na pasiteri uko dushoboye, kugira ngo tuvuze ubuzima bwa mama Mutoni bugaruke, abeho, arera abana be. Ariko mu byumweru 2 bishize, niba atari kimwe, sinzi, ngira ngo pasiteri aribuka, twaricaranye muri ofisi yanjye, ndamubwira nti witegure, ariko nsanga we ariteguye kurushaho. Ndamubwira nti rero ukuntu umudamu ameze, witegure, tuwe possible. Nsanga ariteguye. Ndagira ngo mushimire pasiteri ukomera wagaragaje hamwe n'abana by'umwihariko, ariko nshime cyane uburyo wavuje umudamu, wakoze ibishoboka byose. Abantu baza bagerageza bakavuga ngo yenda ngo umukeno wabayeho, ndagushimiye ko witaye ku mudamu ukamuvuza uko ushoboye. Buri Imana yogarura ubuzima bw'umuntu, n'abaganga si Imana bogarura ubuzima bw'umuntu, ariko you did your best. Ndashimira Mugisha, uri umugabo papa, uhagaze iruhande rwa mama, uramurwaza, urarana nawe, urara hasi. Imana izaguha umugisha papa. Ndashimira abana bose,
Imana ibakomeze kandi bihanganishe. Ndihanganisha itorero rya Gospel Assembly Church, nihangane kuri iyi itorero mushumba uri kumwe n'Imana, ariko natwe turahari aho abantu turahari, tuzagerageza gufatanya mu masengesho n'ibindi byose bishoboka. Mama Mugisha, Imana imuheruko ridashira, ibyo yakoze mu bwami bw'Imana biziribukwa, natwe tuzabizirikana. Murakoze.
mbinguni, ni wale waliokolewa, ni wanani watakwenda mbinguni, Baba wewe, ni wale waliokolewa, ni wanani watakwenda mbinguni, Bwana wewe, ni wale waliokolewa.
Tubanga neza reka ibindi turakabaza muri mabishuri. Haleluya! Oya, turakabaza muri Yesu Kristo. Haleluya! Turanga neza. Uzame kukwitaba, uzame kukwitaba, uzimukibirimo nakukore, uzame kukwitaba, uzame kukwitaba, uzame kukwitaba, uzimukibirimo, uzame kukwitaba.
icyubahiro kuko uri uwo kwizera. Turagushima mwana, ushimire kugira Imana ibitangaza. Imana ikora ibikomeye. Ushime Yesu, Imana ikora ibitangaza. Shima buhungiro bwiza, wahoze bikurira. Shima bukiriro bwiza, uzahora iteka. Shima shingiro n'ubutumwa. Turagushimira kugira ibitangaza. Uyu mwana mwiza, bakuneza n'ubukungu. Bakuneza kugura imbaraga byawe. Aho gukora mu gukora. Habiri uyu muryango. Kubaza tuzakora. Haleluya. Izuba rishyushye. Hallelujah.
mugambi wawe mwiza witwaho abavandimwe ababyeyi ku mpande zose, itorero, abaturanyi, inshuti hirya no hino, mwese ndabizi ko mwababajwe n'urupfu rwa Esperance, no kwihangana no gukomera urwo rugendo twese. Imana ishimwe ko yatanze ihumure, kandi mu by'ukuri twarakomeye. Iminsi yose tumaze aha ngaha, indirimbo zaririmbwe, ibabaro bishize abona ibyago bizongera kubaho, kuko zamaze kugera mu ijuru. Mu murwa mwiza umutima uzakuvuga, ubukene n'imibabaro bishize abona ibyago bizongera kubaho, kuko zamaze kugera mu ijuru. Mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo bifuza cyane kuzaba mu ijuru, imbaraga z'umwuka wera n'ubutabazi ndengakamere biva ku Mana kuzaba mu ijuru. Imanukire mu mitima y'abizera baranga umuryango wa Revera Pasiteri Morigaba, abana be nawe ubwe, imiryango imushamikiyeho yose, itorero rya Gospel Assembly Church, turasenze ngo imbaraga z'umwuka wera zimanuke mu izina ryawe. Ayikanani isiahadi wawateruwe wake Mungu we Israeli waliasishwa sana kumurungunikia Musa. Chechekesha mashika mabima ya songe na vari kuitahasi hume mizina ya Yesu wala tariza la kita la vari marile Rafengo rumi la brisa de galie Azumina di dangi la fari galie Usi wezo tunausenge mizina ya Yesu. Tegeka Jawa fosi wende mole porote fenia Andikola kasima la vari. Ai tugawana makerubi maserafina baranda Adiya na enoki tugala musanya Mutura Musa Yesagaleta muwagale muruhuke. Tugabona makerubi maserafina bagana Adiya na enoki tugala musanya Mutura Musa Yesagaleta muwagale ihandi twemere ibintu byose bigende neza. Usenge abantu bose aho bari bunyure mu mayira, imbaraga z'ubwiza bw'Imana zibane naho, ubutware bw'Imana butegeke buri kintu cyose kigire ku murongo. Ineza n'urukundo rwawe Mana ibane natwe twese. Abizera bose baraha turavuze ngo amen.